hari igihe umuntu ahagararamo bikaba bikeneye ubutabazi bwihuse, hari igihe umuntu abamo agakoresha uburyo bwose bwo gusenga ariko kugira ngo Imana imwumve. Iyo bibaye ngombwa uratitiriza, buryo bwinshi bwo gusenga harimo imirimo, iyo bibaye ngombwa ufasha abantu, iyo bibaye ngombwa ugira abo wambika, ukoresha uburyo bwose bwo gusenga ariko Imana yumve gusenga kwawe. Reka uyu munsi Imana igana aho wamaze gushyingura ibyawe. Cya cyizere wumva ko bitakunda, wamaze gushyingura akazi, wamaze gushyingura kumva ko utazashaka, wamaze gushyingura kumva ko utazabyara, wowe unkurikiye muri iri jambo ry'Imana, nkuzaniye ubuhanuzi, nkuzaniye ijambo ry'Imana, nkuzaniye ijambo riruhura umutima wawe. Imana y'amahoro nikoresha itegeko. Koresha uburyo bwose usohoke mu cyumba cy'amaganya, koresha uburyo bwose uve muri aka gahinda n'umubabaro umazemo igihe kirekire, koresha itegeko, ukoreshe n'uburyo bwose, uhaguruke kuri icyo gitanda, uhaguruke muri ubwo burwayi, uhaguruke muri karande, uhaguruke mu burwayi bukumazeho iminsi, uhaguruke mu bukene, uhaguruke, gira ahantu uhaguruka, koresha uburyo bwose, nurangiza ugere ko gutitiriza Imana, hanyuma Uwiteka Imana kurengera. Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Ni Mugeni mugiye kuganira ijambo ry'Imana kuri channel ya Mugeni TV. Ndabasuhuje amahoro y'Imana n'abane namwe. Soje abankurikiye bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu, soje bene data dukorana umurimo w'Imana, mwese amahoro y'Imana n'abane namwe. Garutse muri aka kanya kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana tuganire. Hari ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Nihanganishije abarwayi, abatameze neza, bari mu bihe bibakomereye, batishimye, bari mu buzima bugoranye, abaruhijwe n'umubiri n'abagize ibyago. Ndabakomeje kandi Imana Data irushaho kubakomeza kandi irushaho kubana namwe no kuba mu ruhande rwanyu. Nubwo bitameze neza aka kanya, ariko Uwiteka ajya anyuranya ibihe, ejo bikamera neza. Nabifurizaga gukomera. Reka dutangire tuganira ijambo ry'Imana, tunasenga Imana, twiragiza Imana. Kandi nawe ugiye kunkurikirana, ndagira ngo musabe tuze kubana muri aka kanya, ufate umwanya usenge. Bibaye byiza, ubaye uri mu modoka, ubaye uri mu kazi, ubaye uri mu rugo, aho waba uri hose, aho waba wicaye ugiye kunkurikira, byaba byiza ufashe akanya ugatega amatwi, ukumva icyo Umwuka wera w'Imana aganirana anyuze muri iri jambo. Ndabizi ko turaza gusangira iby'Imana yateguye. Data wa twese mwiza, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimye kandi turaguhimbaje. Warinze bene data nanjye urandinda, twebwe twese wabaye mu ruhande rwacu. Tugeze mu kanya keza ko kumva ijambo ryawe rero, kandi ijambo ryawe n'ubuhanuzi butavangiye rirarema ibitariho bikaremeka. Ni ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe n'inkota, ijambo ryawe ryimura imisozi itabimenye, ijambo ryawe nirizima. Turasenze rero kugira ngo imitima igiye kuryumva uye kuza kumva ndetse no kumvira, kugira ngo tuze kugabana umugisha tugeze imbere yawe. Cyo turaritse n'Umwuka wera w'Imana kugira ngo arusheho gukorana natwe imirimo n'ibitangaza. Kandi iki kiganiro nirivuga butumwa rigiye gutambuka, nyemerere Mwami Umwuka wera w'Imana aze kujyana naryo, abantu barushaho kuza kunguka, abantu barushaho kuza guhembuka, bari bihebye, abari bumva bitakunda. Ijambo ryawe rize kubakura aho bari bari, rigire n'ahandi ribashyitsa. Urakoze kubikoze kandi ukaba ubikoreye kwiyubahisha. Tubigusabye twizeye mu izina ry'Uwiteka Imana ishoboye byose. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo dusengeshe umwuka iteka, kandi uburyo bwose bushoboka tubukoreshe dusenga Imana, kandi dusabire abera bose. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo dusengeshe umwuka iteka, kandi uburyo bwose bushoboka bwo gusenga Imana tubukoresha. Ubwo buryo rero nibwo tugiye kuganiraho ndetse tunavugeho mu izina rya Yesu. Reka twihute dusome Abefeso ibice 6, dusome umurongo wa 18. Haravuze ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye
rwose kuba maso musabire abera bose. Twongere dusubiremo, musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso musabira abera bose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo dukoreshe uburyo bwose bushoboka kandi dusengeshe umwuka iteka. Muri ubwo buryo bwose dukoreshemo umwuka wera kandi iteka ryose. Iri jambo ni ijambo nkuzaniye ryo kukubwira ngo uyu munsi ukoresha uburyo bwose bwo gusenga. Uburyo bwose wakoresha harimo kwizera, Imana yakoresha itegeko, harimo no gutitiriza. Uburyo bwose bushoboka, wasenga uririmba, wasenga uryamye, wasenga uri mu kazi, ku batabona umwanya, wasenga uri mu modoka, wasenga uri mu rugo, wasenga uri mu materaniro, aho waba uri ho hose ukoresha uburyo bwose bwo gusenga kandi usengesha umwuka iteka, utitirize paka ubonye igisubizo. Ndagira ngo mbabwire ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 10. Hari igihe cyageze inshuti ya Yesu witwaga Lazaro arapfa. Amaze gupfa, Yesu abwira abo bari kumwe abigishwa be, aravuga ngo inshuti yanjye yarapfuye. Arabanza avuga ngo arasinziriye. Abonye batabyumva arababwira ngo ni urupfu, ndavuga iby'urupfu rwe, nkwiye kujya kumukangura. Ntabwo rero Yesu yari bugere kwa Lazaro ngo ababwire ngo nzaba mbatabaye ikindi gihe. Hari igihe umuntu ageramo bikaba bikeneye ubutabazi bwihuse. Hari iminsi umuntu ageramo bikaba bikeneye gukoresha itegeko. Hari igihe umuntu ahagararamo bikaba bikeneye ubutabazi bwihuse. Hari igihe umuntu abamo agakoresha uburyo bwose bwo gusenga ariko kugira ngo Imana imwumve. Iyo bibaye ngombwa uratitiriza. Buryo bwinshi bwo gusenga harimo imirimo. Iyo bibaye ngombwa ufasha abantu. Iyo bibaye ngombwa ugira abo wambika. Ukoresha uburyo bwose bwo gusenga ariko Imana yumve gusenga kwawe. Ngo kandi ikugusenga uze gusengesha umwuka iteka. Tugiye kuganira mu buryo bwo gusenga. Hari ugusengera mu mirimo, hari ugusenga umuntu aramya Imana, hari ugusengera mu mashimwe, hari ugusenga umuntu atanga cya 10, hari ugusenga umuntu atanga amaturo, hari ugusenga umuntu afasha abababaye, hari ugusenga umuntu afasha imfubyi, hari ugusenga umuntu yatuza n'akanwa k'amagambo, hari ugusenga umuntu asoma ijambo ry'Imana, hari ugusenga umuntu abwiriza, hari ugusenga umuntu ahanura. Uburyo bwose bwo gusenga ubukoreshe, ariko wowe unkurikiye ukeneye ubutabazi uze kubona kugirirwa neza n'Imana. Ngo Yesu yageze hano kwa Lazaro yarapfuye amaze iminsi 4 mu gituro. Byari bugorane ko Yesu yahagera akababwira ngo nzabagirira neza, nzamukiza, nzamuzura. Hoya, icyari gikenewe kwa Lazaro nuko Yesu yagombaga gukoresha itegeko. Yesu yagombaga gukoresha uburyo bwose bushoboka, ariko agasiga amateka yo kwa Lazaro ahindutse, agasiga kwa Lazaro bimenyekanye, agasiga Lazaro yakiriye ubuzima, agasiga Lazaro yakiriye kubaho, agasiga Lazaro yakiriye andi mateka mashya, agasiga Lazaro avuye mu gituro. Nari nkubwiye ngo akoresha uburyo bwose bushoboka. Niko Abefeso batubwiye ngo kandi dusengeshe umwuka iteka, ngo dukoreshe uburyo bwose bwo gusenga. Harimo umuntu uzi ko gusenga ari ugukora amasengesho y'iminsi 3 gusa, akaba azi ko ari ugukora y'iminsi 40, akaba azi ko ari ukujya mu materaniro. Hoya, koresha uburyo bwose bwo gusenga. N'abana bo mu muhanda wagenda ukabakoreraho umugisha, icyo gihe ukaba usenze. Koresha uburyo bwose bwo gusenga, utitirize kugeza ubwo ubonye igisubizo. Kuko hari ibibazo tujya tugira mu buzima, bikaba ari ngombwa ko Imana ikoresha itegeko, bikaba ari ngombwa ko dutitiriza, ndetse tukaza kugira kwizera cyane, tukaza kugira kwizera kuri hejuru kugira ngo Imana iturenge. Wowe umurikiye, ndagira ngo aka kanya uze kugira kwizera kandi ugire gusengesha umwuka iteka. Hanyuma nugira gusengesha umwuka iteka, Imana iraza gukoresha itegeko. Imana ikoresha itegeko. Umurwayi use hashi kumeze nabi, byagorana ko Imana izava ngo nza
mugirira hoya, ahubwo aka kanya akira ubutabazi, aka kanya akira kubahoka, aka kanya akira ubuzima bushya, aka kanya akira kugirirwa neza n'Imana, aka kanya akira ubutabazi, aka kanya akira andi mateka mashya, akira kugirirwa neza n'Imana, aka kanya wakira akazi, wakira urugo, aka kanya akira urubyaro, akira guheka, kubera ko Imana y'amahoro ikoresheje itegeko. Ndagira ngo mbwire wowe umuriki, koresha uburyo bwose bwo gusenga ariko uze kubona Imana. Nibiba ngombwa utitirize, niba bishoboka uryame, nibishoboka upfukame, nibishoboka uhagarare, nibishoboka ugendagende, ukoresha uburyo bwose bwo gusenga ariko uze kubona kugirirwa neza n'Imana. Abefeso aratubwira ngo dusabira abera bose. Nta kindi twagombaga kubasabira, dusabira abantu bageze mu gihe. Hari igihe umuntu ageramo akumva arihebye, hari igihe umuntu ageramo akumva acitse intege, hari igihe ugeramo kumva bitazakunda, hari ibyo wamaze kubohoraho Imana, hari ibyo wumva bitazakunda kubera igihe ubona, kubera imyaka ubona. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo birenze inkombe ntabwo bijya birenga ijambo Imana avuganye nawe. Wowe nkurikiye nkuzana ijambo rivuga ngo Imana ikoresha itegeko kandi aka kanya wakira ubutabazi. Imana ikoresha itegeko ihindura amateka ku buzima bwawe. Hari igihe Imana ikoresha itegeko. Imana yigeze ikoresha itegeko ku mwana w'umuhungu w'umupfakazi, ngo bari bamwikoreye, ngo bagiye gushyingura, ngo umugabo yari yarapfuye, ndetse ngo batangiye kugabagabana ibyo mu rugo rwe, yatangiye kuba umuteramwaku, nta cyizere yari afite, ngo aherekeje bagiye gushyingura, ngo Yesu ahageze akoresha itegeko. Abari bikoreye kiri baba bararemererwa, avugana Yesu n'intumbi. Ako kanya umwana arabyuka, ako kanya umwana arazuka, ako kanya umwana yakira ubuzima, ako kanya umwana yakira izindi mbaraga. Reka nkubwire, bishobora kuba ibyaha byanutse, ushobora kuba wumva ibyaha byageze kure, urumva ibyaha byageze ku ndunduro, urimo urabona ibise byo guseba, urimo urabona ibise byo kumwara. Nkuzana ijambo rikubwira ngo akira ubutabazi, nkuzana ijambo rikubwira ngo akira ihumure, akira ubutabazi buvuye ku Mana, akira kurengerwa n'Imana. Ijambo ry'Imana muri Yesaya 57 haravuga ngo kuko Umwami Imana azantaba, ngo icyo nicyo gituma ntamwara. Ushobora kuba ubona igihe cyagusatiriye, ushobora kuba ubona byakurangiranye, ariko nkuzana ijambo ngo aka kanya wicogora, haguruka, shyiramo imbaraga, shyiramo imbaraga, shyiramo umutima w'imbaraga, shyiramo kwizera, ongera ugire ibyiringiro, ongera ugire imbaraga. Imana ikoresha itegeko, kuko hari ahantu Imana igera ntiyirengagize. Yesu yageze kwa Lazaro, ntabwo yari bubabwire ngo nzagaruka kubagirira neza, nzagaruka ndebe uko mumeze. Hoya, yagiye agana aho bashyinguye. Reka uyu munsi Imana igana aho wamaze gushyingura ibyawe. Cya cyizere wumva ko bitakunda, wamaze gushyingura akazi, wamaze gushyingura kumva ko utazashaka, wamaze gushyingura kumva ko utazabyara. Wowe unkurikiye muri iri jambo ry'Imana, nkuzaniye ubuhanuzi, nkuzaniye ijambo ry'Imana, nkuzaniye ijambo riruhura umutima wawe. Imana y'amahoro nikoresha itegeko, nikoresha itegeko irakurengera, nikoresha itegeko amateka arahinduka. Ahubwo haguruka, haguruka aho uri, haguruka mu ntege nke, sohoka mu cyumba cy'amaganya, sohoka mu cyumba cy'umubabaro, sohoka mu cyumba cyo kwiheba, sohoka mu cyumba cyo kumva ko bitazemera. Hanyuma ukoresha uburyo bwose bwo gusenga. Ubu buryo ni butatu. Uraza kwizera, numara kwizera utitirize paka ubonye kugirirwa neza n'Imana, ntucogore. Ubundi Imana y'amahoro ize gukoresha itegeko, ikoresha itegeko utabarwe, ikoresha itegeko urengerwe, ikoresha itegeko ubone ibyo wari warabuze, ikoresha itegeko ikureho igihombo, ikoresha itegeko ucuruze wunguke, ikoresha itegeko wubake. Imana ikoresha itegeko ku rugo rwawe rwendaga gusenyuka, Imana ikoresha itegeko ku kazi wabonaga ko karangiye, Imana ikoresha itegeko ku burwayi bukumazeho igihe, Imana ikoresha itegeko
mu bucuruzi wabonaga butagenda, Imana ikoresha itegeko mu rubyaro yaguhaye, Imana ikoresha itegeko kuri visa, Imana ikoresha itegeko, wakira ubutabazi, akira ubutabazi mu izina rya Yesu, akira kurengerwa n'Imana, akira andi mavuta, akira kwinjira mu cyumba cyo kugirirwa neza, akira kuba mu kirere cyo kugirirwa neza, akira kurengerwa n'Imana. Tugiye gusenga Imana. Wewe warunkurikiye, koresha uburyo bwose bwo gusenga, wazenguruka, wabyina, waririmba, wasenga, wazamuka imisozi, wakiyiriza ubusa, uri mu modoka hari uburyo bwo gusenga, uri mu kazi hari uburyo bwo gusenga, uri mu bantu batemera Imana hari uburyo bwo gusenga, n'imitima yacu iganira n'Imana. Ukoreshe uburyo bwose ariko uze kubona Imana. Koresha uburyo bwose wakira ubutabazi, koresha uburyo bwose wakire kurengerwa n'Imana, koresha uburyo bwose usohoke mu cyumba cy'amaganya, koresha uburyo bwose uve muri ako gahinda n'umubabaro umazemo igihe kirekire, koresha itegeko, ukoreshe n'uburyo bwose uhaguruka kuri icyo gitanda, uhaguruke muri ubwo burwayi, uhaguruke muri karande, uhaguruke mu burwayi bukumazeho iminsi, uhaguruke mu bukene, uhaguruke, gira ahantu uhaguruka. Koresha uburyo bwose, nurangiza ugere ko gutitiriza Imana, hanyuma Uwiteka Imana kurengera. Tugiye gusenga twakira ubutabazi. Ndumva tugiye kwakira ubutabazi, kandi ubutabazi buvuye mu ijuru. Mana yakoresheje itegeko, igeze kwa Lazaro biramenyekana, abantu bari bazi neza ko birangiye, abantu babonaga bashyizeho igitare, abantu babonaga ko byanutse, ngo ndetse bari mu kiriyo, bivuze ngo ni ibintu byari byamaze gupfa. Nawe hari ibyawe byapfuye, babonaga ko ibintu byarangiye, babonaga ko bitazongera kubaho. Nari mvuze ngo ibyo wafashe ugashyingura, ibyo utakibona ko bizongera kubaho, Yesu avuganye nawe muri iri jambo, Imana ivuganye nawe muri iri jambo, ngo niwakire ubundi buzima, niwakire kongera guhindurirwa amateka, ibyapfuye n'ibyongere bizuke mu izina rya Yesu. Ariko ukoresha uburyo bwose bwo gusenga kugeza ubonye gutabarwa n'Imana. Ukoresha uburyo bwose bwo gusenga, bwose bubaho. Ukoresha uburyo bwose bwo gusenga, gusenga buri mu buryo bwinshi butandukanye. Wajya kwa muganga ugasura abarwayi ukabusenze, wajya mu nzu y'imboho ugasura abari muri gereza ukabusenze, wajya mu rusengero ugakora umurimo w'Imana ukabusenze, wajya kureba umukozi w'Imana ukamubibiraho ukabusenze. Hari uburyo bwinshi bwo gusenga. Ndagira ngo aka kanya ubwo buryo bwose ubukoresha ari kubona Imana, ubwo buryo bwose ubwakire ari kubona Imana. Koresha uburyo bwose bwo gusenga, utitiriza ubone gutabarwa n'Imana. Tugiye gusenga, ndumva tugiye kwakira ubutabazi buvuye mu ijuru. Umvaga ko byarangiye hatari ubundi buryo, ariko hari ubundi buryo. Nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu aracyafite ubundi buryo mu byawe. Nubwo bwawe bwarangiye, nubwo bwawe bwahagaze, nubwo bwawe bwakendereye, nubwo bwawe ubona ko bwamaze gupfa, Yesu aracyafite ubundi buryo. Aracyafite uburyo bwo kukurengera, aracyafite uburyo bwo kugutabara, aracyafite uburyo bwo kukugirira neza. Akira kurengerwa n'Imana. We wari umaze imyaka myinshi urwaye, akira gukira. Wari umaze igihe nta kazi, akira akazi. Icyifuzo cyose ufite, nukoresha uburyo bwose bwo gusenga, ukagerekaho kwizera no gutitiriza. Wamara gutitiriza, Imana iraza gukoresha itegeko. Data wa twese mwiza, dusengeye ubwoko bwawe bwari bunkurikiye muri iri jambo. Ijambo ryawe rivuganye natwe ngo dukoreshe uburyo bwose bushoboka, ariko tuze kubona Imana. Natwe twakiriye ubutabazi mu izina rya Yesu. Abagore bakiriye ubutabazi, abagabo bakiriye ubutabazi, abasore n'inkumi bakiriye ubutabazi, abana bato bakiriye ubutabazi. Bakira ubutabazi mu izina rya Yesu. Umuntu uzizerera muri iri jambo yarangiza akaryumva, uzamugirire neza kandi usubize icyifuzo cye ukoresheje itegeko. Kuko hari igihe Mwami utajya winginga cyangwa utatubwira ngo uzaza, ahubwo ukabikora ako kanya kugira ngo ukoreshe itegeko bitewe n'igihe tuba duhagazemo. Twakiriye ubutabazi, abankurikiye bakiriye ubutabazi, nanjye nakiriye ubutabazi, ni mu izina rya Yesu. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turasenga.
ku wa gatandatu nimero yacu iri aho hasi. Tuba dufite igicaniro cy'amasengesho, waba ukeneye gusengerwa cyangwa afite icyifuzo cyangwa yumva yarasubiye inyuma, yumva akeneye kwambara izindi mbaraga, yatwegera agahamagara iyo nimero tukabasha kubana. Kandi umwuka wera w'Imana ari muri twebwe, aduhagurukije muri iki gihe kugira ngo tumukorere kandi nawe dukoreshe. Imana nibaha umugisha. Amen.